nongeye kugusuhuza wowe unteze amatwi muri aka kanya, nkwifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, kandi nkwifuriza gukomezwa muri uru rugendo turimo rw'ubuzima, kugira ngo ukomezwe n'Imana igukomeze ikongera imbaraga. Tugiye kuganira ku kintu gikomeye kijyanye n'ibigeragezo. Duhura n'ibigeragezo mu buzima bwacu iteka, duhura n'ibigeragezo, duhura n'ibibazo byinshi, ndetse mu bintu byinshi bibangamira imibereho yacu, bikatuzitira, bikatubuza gukomeza tujya imbere. N'ibigeragezo biratubabaza ndetse cyane, biratubangamira cyane, ndetse bigatera n'ibikomere mu mitima yacu, biduteranya n'inshuti. Mu bigeragezo usanga twagiranye ibibazo n'abaturanyi, mu bigeragezo usanga twagiranye ibibazo n'abavandimwe, mu kazi dukora usanga twagiranye ibibazo n'abo dukorana, bitewe n'ibigeragezo bitandukanye twahuye nabyo. Ibigeragezo bimwe turabishobora tugahangana nabyo tukabitsinda, ibindi bigeragezo bikadutsinda. Ibigeragezo ni ikintu gikomeye cyane muri ubu buzima umuntu ahura nacyo, kugira ngo umuntu umaze kuvuka wese atangira guhura n'ibigeragezo. Yaba umwana w'uruhinja, hari igihe ujya gukingiza umwana w'uruhinja ukabona ukuntu bamuteruye urushinge, ukuntu urukingo ruri bumutera umuriro. Ibyo byose nawe aba ari guhura n'intambara zitandukanye ataramenyereye. Waba umwana w'uruhinja rero, yaba abana batoya, kuzamura kugeza ku basaza, bose twese duhura n'ibigeragezo bitandukanye. Habaho ubwoko bw'ibigeragezo bitandukanye. Hari ibigeragezo bizanwa n'ibyaha, ibyaha twakoze cyangwa byakozwe n'abandi bikatugiraho ingaruka. Hari ibigeragezo bizanwa no gukiranuka twakoze, cyangwa se gukiranuka kwakozwe n'abandi bikaba byatugiraho ingaruka. Hari n'ibigeragezo umuntu ashyirwamo na mugenzi we. Hari ibigeragezo nanone mugenzi wawe ashobora kugushyiramo. Rero muri ubu bwoko bw'ibigeragezo ntabwo ari byo tugiye kwiga, wenda icyo twazakireba mu kindi gihe, twazabiganira tukareba ubu bwoko bw'ibigeragezo nuko naho bituruka, bibaye ngombwa twazabireba. Icyo nshaka ko tureba ni ibintu, niba nabyita ibigeragezo, ahari mbyise ibigeragezo ntabwo byaba ari ibigeragezo nyirizina, ariko nanone umuntu abyise ibigeragezo ntiyaba abeshye. Ni nk'igipimo, ni ibipimo, cyangwa se ni ibigeragezo, cyangwa se ni ibintu runaka biriho mu buzima bw'umuntu, ariko bikaba byamuzanira ibigeragezo byinshi, cyangwa ubwabyo bikamubera ikigeragezo gikomeye, kandi akaba uwo muntu atazi ibyo ari byo. Ntabwo dukunze kubimenya. Ibyo bintu bituzanira ibigeragezo, ibyo bintu ubwabyo ni ikigeragezo kuri twe, ariko ntidukunda kubimenya. Ni gake dushobora gusobanukirwa ko ibyo bintu ari ikibazo. Ibyo bigeragezo tudasobanukirwa, ibyo bigeragezo tutazi ko ari ibigeragezo, cyangwa se aho hantu haturuka ibigeragezo tutazi ko ari ibigeragezo, tutajya tunamenya ko haturuka ibibazo, aho niho dutsindirwa cyane, kuko tutamenye ko aho hantu kuko tutamenye ko aho hantu hari ibigeragezo, cyangwa se hashobora kuvuka ibigeragezo. Ni ikintu rero tugiye kuganiraho. Ni ibintu bitatu umuntu wese wavutse uriho agenda, umuntu wese uriho agenda ari muzima, ni ibintu bitatu agendana, ariko bimukururira ibibazo bikomeye mu buzima. Ni ibigeragezo bitatu agendana bimukurura ibigeragezo bikomeye. Ni ibintu bitatu bikomeye umuntu agendana, ariko ntamenye ko ibyo bintu ubwabyo ari ibibazo, kandi bimukurura ibibazo bikomeye. Ibyo bintu ni ibihe?
hari inda, hakaba ururimi cyangwa se umunwa, hakaba n'igitsina. Ibi bintu bitatu ni ibintu umuntu agendana, ariko ntasobanukirwe ko agendana n'ibintu ubwabyo bimuteza ibibazo. Iyo dushoboye kumenya ibi bintu, ko ibi bintu tubigendana kandi bikaba bishobora kuduteza ibibazo, hari uburyo twongera uburyo bwo kwirinda ibigeragezo. Hari n'uburyo ibigeragezo bigabanuka mu mibereho yacu bitewe n'uko twongereye uburyo bwo kwirinda cyangwa se no kurinda ibi bintu tugendana. Maze kubibabwira: ururimi cyangwa se umunwa, igitsina. Inda, ururimi n'igitsina. Yaba umugabo, yaba umugore, yaba umukobwa, yaba umuhungu, ibi bintu barabigira. Keretse wenda waba afite ikibazo cy'uburwayi runaka, ariko umuntu muzima wese ibi bintu bitatu arabigira. Kandi ahantu hariho hose, yaba yateze imodoka yagiye ahantu kure arabigendana, yaba ari mu rusengero aba yabijyanye, iyo ari ku ishuri aba ari kumwe nabyo, iyo yagiye mu kazi aba ari kumwe nabyo, ahantu hose umuntu ari aba ari kumwe nabyo. Kandi ibi bintu ni intandaro y'ibigeragezo byinshi bigera ku muntu. Ibigeragezo hafi ya byose bigera ku muntu bizingiye kuri kimwe muri ibi cyangwa byose. Rero dushoboye gusobanukirwa ko ibi bintu bitatu dufite bimeze cyangwa twabigereranya n'igiti cyari kiri muri Edeni cyabuzijwe Adamu na Eva, twahita tumenya, twanasobanukirwa neza gutsindwa kwacu, tukanasobanukirwa no gutsindwa kwa Eva na Adamu, cyane cyane ko inshuro nyinshi dukunze gutekereza ariko aribo badushyize mu byaha, tukibarirwa ko natwe dufite ibyo twarindishijwe, ariko natwe bitugusha mu byaha. Rero ibi bintu bitatu: inda, ururimi n'igitsina. Inda, ururimi cyangwa umunwa n'igitsina, ibintu bitatu ni ibintu bitatu tugendana, ariko akaba ari intandaro yo kutugusha mu byaha mu rwego rukomeye cyane. Ndetse n'ibibazo tuhura nabyo hafi ya byose, ibyinshi biba byatewe n'ibi ngibi. Inda, gutinya inzara, gushaka ibyo dushyira mu nda, twaba dushonje cyangwa twagize umurengwe. Inda idutera kugwa mu byaha. Inda iraducumuza, cyane cyane mu bihe byo gushaka uburyo bwose twayihaza. Iyo turimo dushaka uburyo twayihaza n'uburyo twayitaho, inda iraducumuza, ikadushyira mu byaha mu rwego rukomeye cyane. Niho dukorera amanyanga yo kwiba, niho dukorera amanyanga yo kubaka mu mafuti, niho dukora amanyanga yo kwirundaho ibintu byinshi cyane. Inda idukoresha ibintu byinshi bitari byiza. Inda itugusha mu mitego myinshi turi kurwana no kuyihaza. Ndetse iyo twamaze kuyihaza, duhita dutekereza ko ejo tuzasonza, tugatangira kuyiteganyiriza ejo hazaza, ngo ejo hari bitazagenda gutya na gutya. Hari ubwo ujya ukabona umuntu afite inzu nziza, ariko ukabona arashaka kubaka iya kabiri. Iyo witonze neza ukareba impamvu ari kubaka iya kabiri, haba afite wenda n'akazi cyangwa se afite ubundi buryo abayeho, ariko abavuga ati ahari ejo ubu buryo bumpa ibyo kurya bushobora kuzahagarara, iriya nzu ya kabiri akaba ariyo yangaburira, wenda bayikodesha cyangwa se nkaba nanayigurisha. Ninda aba ari kurengera y'ejo hazaza cyangwa mu gihe kiri imbere, kugira ngo atazahura n'ikibazo cyo gusonza. Inda rero idukoresha amakosa menshi. Inda ituma tubona akazi twatanze za ruswa, ari izo za ruswa z'amafaranga na za ruswa z'ibitsina. Inda zidukoresha amakosa cyane mu buzima, zigatuma dushwana nabo tuva inda imwe, tupfa amasambu cyangwa ibindi bintu. Inda ituma dushwana nabo dukorana, ngo badutwaye imyanya cyangwa twabatwaye imyanya. Inda mu nzego zose, ahari ntari burondore cyane ngo njye kuvuga buri kantu kose, inda idukoresha amakosa menshi cyane. Inda itugusha muri ibyo bigeragezo. Inda ituma dukereye abanzi benshi, ngo turimo turarwana ku nda kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tutazasonza. Ururimi mu byo tuvuga, ibyo dusohora mu kanwa kacu, byinshi ni inkota zityaye zigenda zigahinguranya imitima y'abandi. Bamwe twabavuze, abandi twabaneguye, abandi twababwiye tugambiriye kubumvisha,
ndetse rimwe na rimwe twavuze ibintu tudatekereza ko byaba bibi bikaza kugwa n'abandi. Ururimi rurakomeretsa cyane, ndetse muri Yakobo yavuze ko ni nk'ishyamba ku buryo ni nk'igishirira washyira mu ishyamba. Ururimi ni nk'igishirira, ijambo risohotse mu rurimi rishobora kuba nk'igishirira ushyize mu ishyamba ryose rigashya. Ururimi rero tujya rutugusha mu byaha byinshi cyane. Ururimi rudukurura ibigeragezo byinshi cyane. Ushobora kuvuga ijambo rikakujyana muri gereza kubera ijambo wavuze. Ushobora kuvuga ijambo rikagutandukanya n'inshuti kubera ijambo wavuze. Ushobora kuvuga ijambo rikagutera ibibazo bitandukanye. Rimwe na rimwe amajambo cyangwa amagambo asohotse mu rurimi mu kanwa kacu ajya duteza ibibazo ubwayo atari na mabi, ahubwo abo tubibwiye ari bo babi, bo bakabifata uko bashaka kubifata kubera ko mu mitima yabo harimo ibindi bintu bishobora kuba biri gutuma icyo uvuze ashaka kugifata ukundi. Ariko ururimi ni kimwe mu bintu biduteza ibibazo. Hari igihe umuntu ajya yihingamo guceceka, agashaka guceceka ngo atavuga, ariko ntibishoboka. Ntushobora kuba utavuga, ntabwo ushobora kuba utavuga kandi ufite ururimi ruzima rukora neza. Uraceceka ugaceceka, ariko biranga n'ibyo bike ugiye kuvuga ugasanga wabicumuriyemo. Ururimi rero ni ikintu gikomeye, ni ikigeragezo gikomeye tugendana nacyo, ni ikintu gikomeye kukirinda bigoye kugira ngo tubashe kubana n'abandi. Nuko tumaze kubona inda ni ikibazo gikomeye kidutandukanya n'abandi bantu, ni ikintu gikomeye tubashije kukirinda neza. Nikidukoresha amakosa twatsinda ibintu byinshi bidutandukanye cyangwa biduteza ibigeragezo bikomeye. Ururimi narwo nuko ruduteza ibigeragezo bikomeye, rutandukanye n'inshuti, rutandukanye n'imiryango, rutandukanye n'abantu batandukanye. Ikindi cya gatatu ni igitsina. Uri umugore, uri umugabo, igitsina ufite iyo kitakugerageje ngo utangire gushaka kugihaza no kugishimisha, iyo ushoboye kugikontorora, iyo ushoboye kugiha discipline, uba utsinze ikintu gikomeye cyane. Igitsina ni kimwe mu bintu muri iki gihe cya none cyafashe abantu bose kibazingira mu gatebo kamwe, gisigara kibakoresha uko cyishakiye. Abantu ubu ngubu ibintu byitwa ibitsina babihaye umwanya cyane, byarabafashe bibahindura abakoloni babyo, ku buryo wibaza ejo hazaza h'umuntu ukahayoberwa, ukibaza ese mu myaka iri imbere bizaba bimeze bite, ukabyibaza ukumva ntubibona. Ibitsina byabaye nibwo buzima, byahindutse ubuzima bw'abantu, byahindutse ibintu by'ubuzima bw'abantu, ariko biragonganisha, birasenya imiryango, birasenya ingo z'abandi, birasenya abana bakiri batoya, birasenya amakupure abantu bashaka kubana bakundanye. Ibitsina byabaye ibibazo, bamwe bananiwe kubirinda, bamwe bananiwe kubiha umurongo, kwifata byabaye ikibazo. Arabona umugore atambutse yari akumva aramushaka, akamwirukankaho, yanamubona ntanyurwa, agashaka n'undi utambutse ejo hazaza, n'undi azahura nawe ejo bundi akumva aramushaka. Igitsina kikamuyobora aho kugira ngo abe ari we ugitegeka. Abagore cyangwa abakobwa nuko, abagore bagira gutya, ahanyuze abantu bakamwirukankaho kubera ko bamubonye ko ari umugore, kuba afite icyo gitsina. Aramutse adafite igitsina nta wamukurikirana, nta wamugenda inyuma, nta wamushakisha, ariko kuba gifite byonyine n'abantu baragenda bamwirukanka inyuma, niko bagenda bamubwira amagambo, niko bagenda kugira ngo babone ko bamutesha umurongo. Nawe kandi hari igihe usanga kubera ko afite igitsina akiyambika mu buryo bukurura abagabo. Rero ushoboye kurinda izi ngingo uko ari 3, izi ngingo zigize umubiri w'umuntu: inda, umunwa, igitsina, ibi bintu umuntu ashoboye kubiha discipline, akirinda ko bimutegeka, akaba ari ubitegeka, uyu muntu yaba ashoboye rwose guhangana n'ibigeragezo byinshi byashobora kumugeraho. Haba hasigaye bya bigeragezo biza biturutse ku mwanzi Satani, hakaba hasigaye na bya bigeragezo biza biturutse ari Imana yemeye ko bikugeraho nk'uko byageze kuri Yobu. Rero reka dusabe Imana cyane iduha ubwenge bwo gusobanukirwa ibi bintu,
maze tugire imbaraga zikomeye zo kurinda no kumenya ngo burya ibigeragezo si ibituruka hirya gusa, ahubwo hari ibyo tugendana biduteza ibigeragezo. Muri Yakobo igice cya 17 yaranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira umugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Rero ubu tumaze kubona ko atari bya bigeragezo twirirwa tuvuga ngo arangerageje, abantu barangerageje, ahubwo tumaze kubona ko hahirwa umuntu wihanganira umugerageza, n'ibyo agendana agashobora kwihanganira kubiha umurongo ntibimugerageze cyangwa ntibimuteze ibibazo. Namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ni isomo rikomeye cyane ritwereka uruhare twe dufite mu kugenga no kuyobora izo ngingo eshatu twabonye ziri mu bintu biduteza ingorane. Mu Baheburayo 12:10 hano batubwira ko ikigeragezo gikomeye cyane cyakiranywe kwizera gihinduka umugisha. Reka dufate za ngingo tuzite ubwazo ko zishobora kuba ari ibigeragezo. Iyo tuzakiriye tukazitunga zikaba izacu, tukaziha umurongo ngenderwaho, ntizitubere ibigeragezo, ntidukure ibigeragezo, ziduhindukira umugisha ukomeye. Ntiziba zikiri ikibazo, inda ntibikiri ikibazo. Ubuzi neza ko Imana ishobora byose, nk'uko igaburira abandi nayo izayigaburira, kandi ukamenya ko ukwiriye kuyigaburira mu buryo bwose bukwiriye. Ntuhangayikishwe n'ejo hazaza cyane ku buryo yagukoresha amanyanga menshi agushyira mu bigeragezo. Abantu benshi barafunzwe muri gereza, abantu benshi bari mu bibazo bitandukanye, abantu baricanye kubera inda. Rero dukwiriye kwimenya ngo ibi bigeragezo tugendana ni karundura mu kudushyira mu kaga. Ariko kandi hari abandi bantu benshi bageze mu masaziro yabo neza, atarakandagiye muri gereza, akagera mu masaziro ye atarahuye n'ibibazo bitandukanye, atari uko wenda, ahubwo ari uko yagerageje kurwana no kwirinda ari uko yagerageje kurinda ingingo ze cyane. Rero mu mibereho yacu reka twitoze kumenya kurinda izi ngingo zacu kugira ngo zere kudushyira mu bigeragezo. Mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 10:13 naho haravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Kuvuga ngo icyo kigeragezo ufite nk'uko tubibonye, iyo nda ugendana, uwo munwa ufite ugendana, ururimi, ndetse n'icyo gitsina ugendana, n'abandi barabifite, kandi uko bikugerageza n'abandi barabifite birabagerageza. Rero Imana yemeye ko tubigira, nk'uko yemeye ko Adamu na Eva bahabwa igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ngo birinde kukiryaho, nk'uko yahaye Kayini na Abeli uburyo bwo kugira ngo batange ituro ryabo, buri wese agakoresha uburyo bwe yahisemo. Kandi Imana ibiduha kugira ngo nitugeragezwa tuyizera iducira akanzu kugira ngo tubone uko tubasha kwihanganira ikigeragezo. Nuko rero ngo hari inzira, hari uburyo, hari igisubizo byanze bikunze ry'uburyo Imana yagennye kugira ngo twihanganire ibitugerageza. Mu Baheburayo 2:18 naho haravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Reka iri somo abariyo dusorezaho, wumve ngo Yesu Kristo nawe yarageragejwe. Izi ngingo dufite yabaye ku isi yarazifite, yarafite inda, yarafite ururimi cyangwa se umunwa, yarafite kandi nawe igitsina. Ubwo rero yarageragejwe nawe ubwe abasha gutsinda. Rero abasha no gutabara abageragezwa bose, kuko azi neza uko ibyo byose bigerageza abantu, byaba ari ibyo bitatu tuvuze n'ibindi twavuze bisanzwe muri rusange. Rero reka tumenye ngo burya uko tubayeho, uko ubayeho, ibyo twita ibigeragezo bisanzwe, tugatinya ndetse tukanasaba Imana tubirebera inyuma yacu cyangwa imbere yacu, hakurya yacu hari ibindi twibitseho cyangwa hari ibindi tugendana, hari ibindi tugendana dufite
tutajya twibuka ko byari ibigeragezo. Uko kubyibagirwa niko gutuma twisanga mu bigeragezo, ko tutigeze tumenya umurongo tugomba kubiha. Ntitwigeze kumenya ko ubwabyo ari ikibazo, noneho tuza kugwa mu mutego kandi twawijyanyemo. Reka Imana idushoboze kumenya icyo kintu. Imana dushoboze kumenya ngo ibyo dufite twe tugendana ubwacu nibyo bikurura biriya byose birekereje biri hanze byiteguye kuza kutugerageza. Maze niturinda ibyo twarindishijwe, bizadufasha kugabanya ibigeragezo bitwisukaho, maze tubashe kubaho dutsinda kandi tunesha. Sinabura kuvuga agatekerezo keza. Impyisi yababajwe nuko yari ifite umurizo utameze nk'izindi nyamaswa, maze yifuza kujya gusaba ko yahabwa nayo umurizo umeze nk'uw'izindi. Yahawe ikigeragezo gikomeye, bayiha igisembesembe, n'umurizo w'intama. Bayiha igisembesembe, bakizirika ku gahanga kayo, bayibwira ko igenda ikakijyana ikakigeza aho bayibwiye kuzakigeza. Nikigezayo maze ihabwa icyo gisembesembe, ikizirikwa mu gahanga. Irabwirwa ngo genda ntukore kuri iki gisembe, ukirirwane umunsi wose, uze kukinzanira nimugoroba. Iragenda irakirirwana, ariko ipfa rirakica, nuko iza kukirya. Igeze iravuga iti reka ibintu nasabaga rwose mbivuyemo, nta wabivamo, ntabwo ibi nabishobora. Igize gute? Cya gisembe irakiriye, cya gisembesembe irakiriye. Igeze ku mugoroba iragaruka, ariko ifite isoni. Ubwo impyisi yagarukaga, arayibaza batese cya gisembesembe wagishyize? Iravuga iti cya gisembesembe amerwe yanyishe n'inzara binyishe ndakirya. Nuko yabwiye ati rero nta kundi, ubwo utashoboye kwihanganana uzakomeza ugira uwo murizo, kuko nicyo kigeragezo wari uhawe. Ubwo rero ubwo udashoboye kugitsinda uzakomeza ugira uwo murizo, ntabwo naguhindurira. Nguko uko tugeragezwa n'ibigeragezo tugendana, maze tutashobora kubitsinda, nuko tukabaho ubuzima tutari kubamo iyo tubitsinda. Niyo mpamvu iriya somo ryo mu Baheburayo 12:10 ryatubwiye ngo iyo cyakiranywe kwizera gihinduka umugisha. Iyo ikigeragezo cyakiriwe kwizera gihinduka umugisha. Hari n'isomo rindi ryo muri Yakobo 1:12 yatubwiye ngo ko hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Niko rero n'ibi bigeragezo bitatu, cyangwa se ibi bintu bitatu dufite tugendana ahantu hose, iyo tubashije kubirinda, tukabasha kubyitwaramo neza, tugahangana n'ibitugerageza, cyangwa se naho byashakaga kutujyana mu kutugerageza, byanze bikunze haba hari imigisha iri buze ikurikiye uko gutsinda. Kandi uko dukomeza dutsinda mu kubana n'izo ngingo zitandukanye, tuzikoresha mu buryo bukwiriye, niko birushaho kudutegurira inzira tugenda tunyuramo. Maze inzira y'umuntu wagiye atsinda ugasanga itandukanye n'uwagiye atsindwa n'ibyo bigeragezo twavuze ko ari bitatu. Reka rero tusabe Imana kugira ngo iduhe imbaraga, idubashishe, idukomeze, itwongere imbaraga zikomeye, kugira ngo tubashe kunesha no gutsinda ibigeragezo tugendana. Tubashe kumenya uko tubitwara izi ngingo tugendana, tubashe kumenya uko tuzitwaramo, tubashe kumenya uko tuzicunga, tubashe kumenya uko tuzirinda, kugira ngo zere kudukoresha amakosa dushyira mu bigeragezo, ahubwo ubwazo zitubere umugisha kubwo gutsinda ibigeragezo. Reka ngusabire, nanjye nisabira kugira ngo tubashe kuguma umurongo ukwiriye w'ijambo ry'Imana, tubashe kuguma mu buryo bukwiriye butuma tubasha kugendana n'Imana, butuma tubasha kubana n'Imana mu buryo bukwiriye. Nibyo nagusabira, nanjye ndabyisabira mu izina rya Yesu. Amen.